haleluya. Uhagarara n'umugaragu wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, vuga ngo ubwirijwe nawe, imbaraga zawe zimukingirize. Mwuka wera, haleluya, atwigishe, atugire inama. Mwuka wera, komeza ganza imitima yacu, kandi ijambo ryawe rigira umumaro muri twebwe, rigera aho ridukura ndetse rigera naho ridushyitsa. Mwami, ribe inkota icyaye mu mitima yacu. Urakoze, bana natwe, dufashirize muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Abari imbere y'Imana mwikirize cyane, amen. Dushimiye Imana yaduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Ndinginga Imana kugira ngo ube maso, kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe. Yesu yigeze yabwira abigishwa be batatu, arabwira ati tujyane gusenga. Ndimo ndiyumvamo ko twajyana gusenga. Afata Petero, afata Yohana, afata na Yakobo, arabajyana ku musozi gusenga. Bibiliya irambwira ngo bagezeyo ngo bafatwa n'ibitotsi biremere. Bavandi bavuye buriya mu rugo bari maso, bagiye mu nzira bumva babishaka. Noneho kumva muri 12 akuyemo batatu b'inkoramutima akabajyana gusenga. Burya disi bagiye bareba, bajyanye nabo bavuga bati ni nifiyeri kumva tujyana na Yesu, abandi bagize gute. Ariko ibyo muri kubyumva rata, bahagurutse bumva bafite imbaraga, baravuga ati byanze bikunze hari ikintu buriya Kristo ari butumarire gitandukanye n'icy'abandi. Kandi koko Yesu abatwara yumvaga imbaraga akeneye nabo bagira gute. Bibiliya ngira ngo bagezeyo amaso yabo araremera kugeza ku rwego basinziriye. Yesu arababwira ati munaniwe kubana nanjye byibuze maso akanya gato, nk'ak'isaha imwe, n'isaha imwe irabananiye. Ubwo ugiye kuvuga ngo nawe ngo ubu ngiyo uba ari wowe icyo gihe uba uri maso. Irwaneho nawe maso, ubusabwa urabishoboye, ariko Imana idufashe. Hanyuma bagezeyo barasinzira. Ibi bitotsi mu byitondere, maze iminsi iri jambo ryaje kuri njye rigira imbaraga. Hanyuma umwuka arambwira, arasobanura, arambwira ngo abantu si uko Imana itavugana nabo, si uko Yesu atabana natwe, ahubwo avuga dusinziriye, n'ibyo akora abikora dusinziriye. Ahubwo iyo twikanguye dukanguka dukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Arangije arabajyana. Yesu ngo arangije abasiga aho bari basinziriye, imbaraga zabashiranye, ajya gusenga. Arongera aragaruka asanga baracyagize gute, baracyasinziriye. Arabwira ati amahirwe ya kabiri ko ngiye gusubirayo gusenga bwa kabiri, mwambabariye namwe tukabana amaso. Aragenda arasenga, barakomeza bagira gute, barasinzira. Bibiliya irambwira ngo nuko Kristo agisenga, ubwo yavugaga amagambo ameze nk'aya mbere yasubiramo, hanyuma ngo arasenga. Inshuro ya gatatu asubiyeyo, ijuru riraterana rimwoherereza imbaraga. Haleluya. Arangije aragaruka asanga bakigize gute, bagisinziriye. Disi naravuze ngo iyo w'amaso, burya zijya mbaraga Kristo yahawe, burya disi nabo hari igihe bari kuzibona zikabanyuza muri zijya ntambara bari gucamo. Ariko ibitotsi ngo byatumye bakiva aho ngaho, kuko uwagenzaga Kristo yari ahari, yari ari bugufi. Arababwira ati rero tugiye kugenda, ariko bagiye gukubita umungeri, intama zitatane. Petero yikanguye, akanguka avuga ati mwami, naho abandi bakuvaho, njyewe sinzakuvaho. Kandi aho bahererwa imbaraga yahageze agira ngo yiyemeze ibyo atazashobora. Ayiwe, Imana idufashe, Imana idufashe. Harangije ngo bagisohoka, bakiva ku musozi gusenga, bahura n'igitero gikomeye kije gufata Yesu. Ngo Petero aba yikosheje mu kirere, abavanyemo inkota, baciye ugutwi. Yesu aramubwira ati stop Petero. Kandi bararanye hehera, baraye hehe mu masengesho, ntabwo ari ku musozi, bari baraye hehe. Yaraye arimo
Pete nawe Pete ugira ngo urugamba ni urw'umubiri, ugira ngo iyo aba ari urw'umubiri simba mpamagaje regiyo, nta n'umuntu wari kunkoraho. Subiza inkota mu rwubati. Petero ararakara, yaravuze ati dore igitero kiraje. Petero ahita abwira Yesu ati nubwo kije humura turikwije inkota ngiye. Ariko ibitotsi bitumye abantu b'Imana bikangura bakora ibintu bitandukanye n'umugambi w'iki. Imana idufashe, Imana igukure mu bitotsi. Naringize ngo bamaso kuko nahangaha abantu bagira gute, barahasinzirira kandi bagize gute, bajehera gusenga n'ukuri ugasinzira. Simvuze ibitotsi by'inyuma, ahubwo urabe maso mu isi yunguka, kuko ibyo twumvira ahangaha ni ibihembura umuntu w'imbere, ntabwo ari ibihembura umuntu w'inyuma. Cyakoze uw'imbere yahembutse n'uw'inyuma agira gute, abyungukiramo. Imana idufashe. Narigize ngo mube maso. Biriya bitotsi byatumye Petero ngo Yesu baramufasha arenga ahinguka kubera ikirata. Ibitotsi, biriya bitotsi byagize ingaruka ikomeye ku rwego rukomeye, kandi Yesu yari yabajyaniye kugira ngo babe maso. Yenda no mu isaha imwe bari gukuramo imbaraga zibanyuza muri kiriya gihe, ariko abajyanye gusenga ahantu abantu bahererwa imbaraga nta handi, ni mu masengesho. Bahageze bagira gute, bwira uwo mwicaranye ngo bamaso, bamaso ahangaha mu rusengero, ube maso wumva iby'Imana ivugana nawe. Ibitotsi byagize ingaruka ikomeye kugeza na bugingo n'ubu, kugeza aho Isiraheli na bugingo n'ubu hariho igice cyemera ko Kristo yaje, ikindi nticyemere ko yapfuye akazuka. Kubera iki? Kubera ukuntu bakoze ikintu cyitwa kubeshya umunsi Kristo yazukagaho. Baravuze bati turabigenza dute ko baduhaye intwaro bakaduha n'ibiguzi, bakaduha ngo tube maso ntazatuzukane, nibeshya akazuka tuzamurase. None yazutse, turabihamya se ko yazutse? Nabo ngo bahita bavuga bati reka tugende tubabwire ngo bacunze tugize gute. Ari ibitotsi mugira ngo ni ikintu cyoroshye, torero ni ikintu kiremereye. Bacunze dusinziriye, hanyuma baramwiba. Ntabwo yigeze azuka, ahubwo bamutwaye tugize gute. Ngo iyo nkuru iramamara ataba ariko mujya mugenda muvuga ko bamwibye mugize gute, musinzire. Baraha n'ibiguzi, ariko biranga biramenyekana ko Kristo yagize gute, yazutse. Kuri bamwe atubera uwazutse, ku bandi bavuga ko bamwibye. Ariko Imana idufashe. Ibitotsi bigira ingaruka ikomeye. Hari igihe kimwe, ntabwo ndi buvuga hariho mwahita muhamenya, groupe irasenga, baravuga bati ikindi gihe gitahiwe tuzasengera kuri uriya mugabo wicaye mu nguni. Noneho yarasinziye, bakagira ngo ari gutanga amatangazo, wagize gutari maso. Bati ubutaha tuzasengera mu rugo rw'uriya mugabo. Baramukomanga bati amatangazo urayumvishe? Ahita avuga ati ibyo ntibimfasheho. Yakangutse avuga ibintu binyuranye n'ibyo bagize gute. Aravuga ngo ibyo ntibimfasheho. Kuza gusengera iwawe ntibigufasheho, ntabwo bikureba, ntituzirirwa tuza. Uravuze ngo ntibigufasheho, abantu bangana gutya, groupe ingana gutya, irimo abantu kuzi iwawe ntibigufasheho. Waje hasi ahubwo kumara iki nabitagufasheho. Akangutse agaruye ubwenge bugarutse ku murongo, aravuga ati mumbabarire nabivuze ngize gute. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibitotsi murabyitiraga. Bibiliya yarambwiye ngo nuko igicuku kirishe umukwe atinze, bose bagira gute, barasinzira. Barabanje bakajya bati turamutegereje, bagahunikira. Barahunikira ni kwa kundi ugira gutyo ugahita ukabutiwe busa ntiyabaje simbimenye. Babigeze none bose bagira gute, barasinzira. Ngo ariko habaho urusaku rwinshi, urusaku rutuma bakanguka. Ngo bakanguka bose ngo basanga amatabaza yabo yose yagize gute, yazimye. Baratsa bashyiraho byanga kwaka. Ngo ariko abanyabwenge bo ngo bari batwaye amavuta mu mperezo.
ngo bakajya bongeramo basutsemo none amatabaza yabagira gute araka. ngo abapfu babwira abanyabwenge ati nimuduhe. ubu turi mu gihe mudashaka gusobanukirwa abanyabwenge n'abapfu, ariko igihe kiraje bizisobanura. Imana itugirire neza. narivuze ngo muri iyi minsi bamaso mu izina rya Yesu. dusome ijambo ry'Imana dusanga ni igitabo abantu bakunda kuvuga ngo cyanditswe na runaka, ariko handitswe ngo ni ibyakozwe n'intumwa. njya nkunda kugisoma nkumva kiramfasha, nkumva ni ibyakozwe n'umwuka wera. Haleluya. kuko iyo usomye amateka y'iki gitabo usanga imikorere y'iki gitabo ni ibintu byagiye bikorwa n'umwuka wera, hanyuma akanyura mu ntumwa, hanyuma bandika ngo ni ibyakozwe n'intumwa. turasoma ibice byaho 11, turasoma umurongo waho wa 27. 11:27 byakozwe n'intumwa. hari ijambo ritubwira ngo muri iyo minsi abahanuzi bava i Yerusalemu bajya muri Antiyokiya. nuko umwe muri bo witwa Agabo arahaguruka arahanura abibwirijwe n'umwuka ati inzara nyinshi izatera mu isi yose, niyo yateye ku ngoma ya Kirawudiyo. nuko abigishwa bagambirira koherereza bene data batuye i Yudaya imfashanyo, umuntu wese akurikije ubutunzi bwe. babigenza batyo, babyoherereza abakuru babihaye Barinaba na Sawuli. muvuge cyane ngo amen. impamvu ari amen, hari imfashanyo. hanyuma dusome kandi mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Amosi. mu bahanuzi batoya, igitabo cy'umuhanuzi witwa Amosi, turasoma ibice byaho 8, turasoma ku murongo waho wa 11. Amos ibice 8 umurongo wa 11. hari ijambo ritubwira ngo dore iminsi zaza, ni kuwiteka Imana igize gute ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. kandi bazajarajara bave ku nyanja imwe bajye ku yindi, bazava ikazikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. kubera iki? bizaba bitewe n'iki? inzara. dusoreze mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya ibice 40 umurongo waho wa 30 n'uwa 31. hanyuma tubumbe Bibiliya zacu tuganire kuri iri jambo, dufate umwanya wo gusenga. Yesaya ibice 40 umurongo waho wa 30. hari ijambo ritubwira ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa bose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora.
mwikirize cyane amen. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Mwakire neza ijambo ry'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Aya magambo ni Imana yashyize ku mutima wanjye cyane. Ndimo ndinginga Imana kugira ngo muri iyi minsi Imana iri mu ijuru ryera idusubizemo imbaraga. Gusubizwamo iki? Bivuge ngo zari zihari zirashira, ariko uzitanga udashirirwa afite umugambi mwiza ku bantu bayo bamutegereje. Aravuze ngo nta bugugu afite ku izo mbaraga yazigeneye abera, aravuze ngo azanywe no kubasubizamo imbaraga. Imana igusubizamo imbaraga nshya mu izina rya Yesu. Aya magambo yose dusomye jewe Imana yashyize ku mutima wanjye, ndahanura neruye, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko abahanuzi bava i Yerusalemu, ko twasomye bagenda bahanura bavuga ubutumwa, baragenda bageze muri Aziya barahanura nk'uko umwuka yabahaye guhanura. Ariko ngo bigera ku mugabo witwaga arahaguruka arahanura, abibwirijwe n'umwuka wera ati inzara ikomeye, inzara igize gutera ikomeye, dore iteye isi yose, inzara iraje kandi inzara ifite imbaraga. Arababwira ati iraje rwose, ngo abigishwa batega amatwi ibintu Imana igize gute ivuze. Baravuga bati ibintu umwuka avuze byanze bikunze bigira gute birasohora. Baravuga bati niba umwuka bishuye, ko uyu mwuka twahawe ari wishura ibishwe, akenda ku bya data akabitumenyesha, akaba atubwiye ko inzara iteye, tubigenze duti. Bibiliya irambwira ngo nuko abari batuye Yudayi begeranye imfashanyo uko umuntu wese ari, uko ubutunzi bwe buri. Baravuga bati reka tubyohereza abari Yerusalemu, baraterana baravuga bati ubw'inzara ije ikaba iteye isi yose, none abera bari Yudaya bazabaho gute? None abera bari Yudaya bazasohoka muri iyi nzara gute? None abera bizagenda gute? Bibiliya irambwira ngo nuko bateranye ikintu cyitwa imfashanyo. Ariko haleluya, bateranye imfashanyo barayegeranya, bayihaye uyu mugabo witwa umushumba witwa Sawuli, barayimwoherereza n'abarinaba, barabwira bati mugende iyi mfashanyo muyigabanye abera, ntabwo ari rusange, muyigabanye abera, oya si ikimiri, hari abantu igenewe iyi mfashanyo muyitonde. Ariko haleluya, aho ni Imana yantangarisha ngo genda utangaze, ngo nimutangazwa n'inzara ishe kandi nimukuka imitima. Abantu barindiriye Imana, abantu babanye n'Imana, nimuhumure, ijuru ryakusanyije imfashanyo, ijuru ryakusanyije imfashanyo, kandi iyi mfashanyo yohererejwe abera bari mu isi kugira ngo bazasohoke mu misi y'inzara. Ariko haleluya, Imana ihimbazwe. Ari kuvuga neza Yesu, tugufite nitwifuza undi murengezi. Himbazwa, ashyirwa hejuru. Iri jambo harahanura aravuga ati kandi iyo nzara muyitondere, ntabwo ari bwo yadutse na kera ku ngoma ya Kirawudiyo. Iyo nzara yagize gute? Yarateye, yaragize gute rata? Amosi arahaguruka arahanura, aravuga ngo nimwumve uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo hagiye gutera inzara, izatera mu gihugu cyose. Ntabwo iyo nzara izaba ari iyo gushaka ibyo kurya, ntabwo iyo nzara izaba ari iyo gushaka amazi yo kunywa, oya, ahubwo izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'iki ry'Uwiteka. Mbega inzara we, mbega inzara ishe, ni ukuri nimuhumure, ntabwo ari inzara y'umubiri. Ibyo kurya nimuhumure rwose,
birahari dore n'ibishyimbo turi kubibagara. Abantu bagize inzara bicaranye n'ibintu Imana yavuze birasohora. Ayiwe, ariko mu isi y'umwuka inzara igize gute? Urigoreka ahantu ngo usenge ngo wumve ko inzara yashira, ukumva ibintu umuntu akugaburiye bitandukanye n'ibyo wagize gute? N'ubundi ugataha inzara igize gute? Erega umunyarwanda aravuze ngo ica mu isuka. Inzara ica hehe? Ica mu isuka. Muzika abantu basonza kandi bakora, muzika abantu bashonje kandi basenga. Hari igihe inzara yatwishe mu rwanya abwira umugabo ntijite kuko nzi ko buri gitondo tuzuka n'isuka. Iyi nzara ijite mbuvane, inzara yarakwishe. Rivugiriye umubiri, arabwira n'iy'umwuka. Inzara rivugiriye umubiri yatwishe duhinga hano mu karere ka Kamonyi, mu nce z'igihara ku Mugina, itwica duhinga, iratwica inzara. Hano ukajya uvuga uti nayo twabonye turaza duhaha ibintu bigura make kugira ngo bitubuke. Kandi iyo inzara yaje, Bibiliya yarambwiye ngo indi shonje n'ikirura kigira gute? Kirayiryohera. Iyi nzara yaje ubwira umuntu turwo rwumba turi guhekenya rurasharira, ati nge ndumva uryoshye, nyamara ibyo bintu birakwica. Ati ntacyo bintwara, kandi ni ukuri rwose, akumva araryohera. Inzara itwishe rero, tukaba dushakisha uburyo bwo kubona ukuntu turi burye. Hanyuma twabona udufaranga nka mwana tujye kugura bwa bugari. Buriya rero ku isoko habamo ibyiciro byose, iby'abafite menshi n'iby'abafite makeya n'iby'abafite make noneho cyane. Abacuruzi bose baba bagize gute? Baba bahari. Hari abafite ubugari bwiza bw'umweru kandi ntibugura nka bwa bundi batari umweru. Noneho haba hari n'ubwo ari ubujya gusa umukara, haba hari n'ubw'umukara tsiri, ntibugura kimwe. Kandi buri muntu wese ayafite amujyana aho agomba guhaha. Ese mbabeshye, urajya kwisumbukuruza ahantu utari bushyikire ko inkeri ikera uko ireshya. Wafata inkeri ireshya kujya ukajya kuyikereza igiti cy'umuzigo? Reka reka. Hanyuma rero ndagenda njya guhaha ibihwanye nuko tugize gute ture. Kandi witonde, nubwo biba ari ibya make ariko ntubirye ugize gute uryohewe. Babyita kubeshya iminsi. Genda nkajya nkuzana ubwo bugari bw'umukara tsiri, uzi ko ubwarika inzoka igahita ibuhaga. Umwuka wabwo utuma inzoka ihita igira gute, ariko ugapfa nyine kugira gute. Hanyuma rero turaburya ukwezi kwa mbere, turaburya ubwa kabiri mu gitondo, saa sita na nijoro. Hanyuma igihe kimwe umugabo wanjye arambwira ati ndunamye. Arambwira ati ziko ndunamye nkagarura amadahari. Ati ndunamye ngarura ibintu by'ibizi bisharira kubera iki? Ubugari ni amazi, noneho n'imboga nazo ni amazi, noneho byose ni amazi, noneho burengejeho ni amazi. Ambwiye iryo jambo ndababara, ndavuga ninajya kubwira nde? Ese ubugi wacu musambira bwira papa na mama biza natwishe. Ndavuga nigira inama mu mutima, n'abandi simbimubwira. Ca hasi nzamukana ibitanya gishaje, ndavuga nigiye kubwira Imana ibintu. Mera hasi nyagishaje, ndahindura n'uburyo rero, ndahindura n'uburyo ubundi munza wirwana n'umuntu kurwana. Yeah, ndagira ndavuga n'umutsima uratwisha, n'umutsima uratwisha, umutsima uratwisha kirahusha. Ibi birabura mu Rwanda, rugari rwanda buri mu Rwanda, nta bindi bijya biri mu Rwanda, iriba nta bindi bihari. Ndahamagara umuceri Tanzania, ndahamagara ibirayi Uganda, irwanaho. Mu nzara umuntu yirwanaho.
zamuka umunsi wa mbere ndasoza, ndongera nsubiraho umunsi wa kabiri ndasoza, ndamanuka. Rero navuze ngo ndahazamuka iminsi 3. mbwira Imana ndazamuka. ku munsi wa gatatu ndavuga nirigezeyo, nubwo yacecetse ariko yacecetse igize gute, yumvise. Ndakata ngo nitaye, nabaye nta nubwo nongera kumanuka Nyagisheje, imvuna haravuna kuhamanuka. Ndinyurira noneho mu nturo za Kamonyi, nitambikira umuhanda wose. Ngeze haruguru urusengero rw'inkuru nziza, nsohotse mu ishyamba mpura n'abantu 5 bari baje gusenga, kereka umuntu umwe niwe warunzi. Haravuga ati Jane, uruhande uherereyemo n'Imana ko iruherereyemo, wamfashije tugasenga. Nabwo nanjye ndasoje, namwe nimugende muzamura yanyu. Angati hangane Jane, tujyane. Kiraba amarangamutima kuko muzi, ariko abandi ntabo narizi. Bita nigira inama mu mutima, ntige nta kintu mvuga nayasoje, reka ngende nizamura agatenge nitwikire, simvuga. Ubundi baseke barasenga, nanjye nibera aho ngaho barasenga. Ngiye kumva numva umuyumba waravuye mu ruhengero azamuye ururera, aravuga ati ngewe ngeze mu rugo rw'uyu mumama, umwuka ngejejeyo, umwuka ngejeje mu rugo rwawe mada, angejejeyo. Nkikiriza nti ati ngezeyo amasanga akungo kamwe ababumbyi babumba, ni nabyungo ngira amasafuriya yonyine, atari kitonde wisaku. Numva ijwi rambwira ati uretse gusakuza ariko hanze ugenzure, wowe uranapinga n'ibintu utari wumva. Harambwira ati mbonye akungo kabamo ububoga buhora mu ndiba, kandi ubwo buboga jewe umwuka arambwira ngo wabuvugiye amagambo menshi, narayapfutse muvandi. Hanyuma arambwira ati rero ako kungo ntiyego, ati jewe mbonye marayika agafata, ntiyego, ati mbona arakajunguje, mbona karengeje urugo. Aravuga ngo umumama wo muri uru rugo uhereye none ajya ateka ibiryo byuzuye inkono. Ati niko umwuka mbwiye. Nibuka amagambo nakavugiye. Arambwira ati umwuka arambwiye ngo uhereye none azakugirira neza. Barambaza batariki wawe ni he madamu? Ni haraha, hari ukuntu bawumva nyine udakeneye ibintu byinshi. Haraha bahita barambura ibiganza. Ariko disi uyu mwuka wera turamukeneye. Utaza kubona twarabaye abakene, mutumva umwuka Imana ivuga ngo abantu bategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Mutaza kugira ngo iri jambo Imana irihishuye itabona ko zashize. Uzi ko ubundi ahangaha twahazaga ari ahantu ho kuruhukira, none abantu basigaye banaruha, barageze naho bagomba kugira gute kuruhukira. Ndashimira Imana iruhura abantu bayo. Ariko haleluya. Niko Kristo yavuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nitaye kuri mwe. Arongera arabitangaza, aravuga ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hataraba, dore ibiruho, dore urusaku birabarembeje. Aravuga ngo nimuhagera, noneho hariya nimuhagera ntimugaceceke, murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa n'uzi imigambi yanyu. Aha kuhagera ugaceceka buriya umunsi wose uba wapfushije ubusa. Wenda uhagera bishyire ku rutonde byose, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa n'uzi imigambi yanyu, murajye mumbwira. Kumva iyo nabwiye yarabyumvise. Haleluya. Ngiye kumva numva arambaje ati wawe ni he? Ni hara hakurya, bajya kugasa ahantu hateganye naho ntaha, barambura ibiganza bakajya bavuga iryo jambo sinshobora kuryibagirwa. Haya batumutsema wonyine kwa Janete kwa Jina Yesu. Eka niba wirukana ndasigara n'iki? Ibintu abarokora birukanye bita bigenda. Twiringira ko ibyo twirukanye bigiye, ariko kwiringira ko ibyo twasabye twabihawe bikatunanira. Umva nawe iyo ni indwara y'abantu basenga. Ngira ubwoba niko bawirukanye se mukabyarana.
k'ibintu birukanye birara bigiye. None ubwo ijwi rirambwira ati nyine wowe rindirira amagambo bagiye kwatura iwawe. Kandi ibintu tukwatuye kuri twebwe, ibintu twiyaturiraho bigira gute rata? Ariko haleluya, batura amagambo akomeye bakajya bafata umutsima wonyine kwa Jeannette, kwa Gino Yesu. Turahamagara umuceri, turahamagara ibirayi, umuceri Yesu ntumuceri. Ariko inzara murayitiranye. Inzara guhorera indyo imwe niyo zaba ari inyama zonyine uzijya buri munsi, inzoka ivugira aha ngaha mu mugongo. Ariko Imana imara abantu inzara. Batura umuceri baravati Jeannette ajya ry'ubugari bitewe n'isosi, bavuga amagambo aremereye. Ariko disi amagambo batuye iwanjye disi yarakoze. Ariko haleluya, niba ayo mashara y'Imana nimuyakomera kintu bitwa. Narimvuze ngo mu nzara umuntu yirwanaho. Barasenga ijuru rirabyumva, nanjye yo nasenze irabyumva. Natashe umugabo nyine abona nta kintu ncyuye, ariko mu isi y'umwuka ncyuye ibintu bigize gute rata? Bifatika. Inzara muyitondere no mu gihe cy'abacamanza. Inzara yateye Yudaya yose. Iratera inzara igira imbaraga. Iyi nzara igira imbaraga. Birabwira usome mu gitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa mbere. Iyi nzara yarateye umugabo witwa Imeleki, aravuga ati sinayihanganira, iyo iratuma ncomoka. Iyi nzara itumye abantu b'abagabo bacomoka barigendera. Iratera aracomoka, biganiriza umugore barabyumva, abiganiriza abana babiri b'abahungu barabyumva. Ayiwe barabyumva, barabipanga. Baravuga ati ibi bintu nta wabivamo, reka twicomokere twigendere, nawe tuzabwira, tuzigendera bucece. Ariko ngo bahunze ikira, bahunze inzara, bava ahantu yitwa Yudaya, bava i Yudaya ngo barasuhuka. Barangije ngo bajya ahantu bita mu Bamowabu, niho bahungiye i Mowabu nyine bagiye. Ariko bagiye kurya ibiryo by'i Mowabu, ngo kuko Yudaya inzara yagize gute. Ariko nubwo yateye mwakwihanganye ntimucomoke, ku Imana ivuze ngo abantu bayitegereje bagiye gusubizwa ibintu bikaze, bagiye gusubizwa imbaraga. Ariko haleluya, abantu baracomotse kwihanganira inzara birabananiye. Bamanukiye i Mowabu ngo bazahembukiremo. I Mowabu nta guhembuka kuriyo, ahubwo i Mowabu abantu bari gupfirayo ngo bagereyo aho Imeleki ahita apfa. Hari umugabo umwe yakuriye muri Koredo Dimanje, uwo mwana aragenda bumusore buracya bumugabo. Imana ikajya imubwira ibintu izamugirira, irabimukoreraho kabyara. Imana ivuze ntibeshya, arahembuka ahita avata. Ariko njyewe namenye ubwenge ndi mu barokore, sinigeze menya isuku iryoha. Ubu suju wacomoka nkajya kuyirya. Ahita ava i Yudaya, ahita acomokera i Mowabu ngo agiye kurya iki. Ariko agezeyo niyo yamuriye. Aravuga ati nzapfa ntaceje, nirirwa mbyina mu rusengero gusa, ntazi guceza uburyo biryoha. Hajya guceza, haranabyishyura. Hajya guceza, hagezeho bamuhindaye bacezanye, ngo ntawe uceza wenyine, sindajyayo nta naho nzajya. Hanyuma niko yaduhaga ubwo, kubera ko kuva yavuka atigeze aceza biramunanira. Bashyiramo iyo miziki yabo yo hanze bazi guceza, bakaceza wagasirimba. Reka mbabwize ukuri, mwagumyemo ko no guceza ntabyo. Noneho indaya bacezanye agamwita ceza akagerageza wapi, kumva amaguru yabaye ikare, yamenyera ibyo mu rusengero. Ubundi ko ibyo wamenyera hano wakwihanganya uracomoka kujya. Arangije indaya bimukumbise urushyi. Yaratubwiye ati kuva namba mu ndema nibwo bwa mbere, sinamuntu nkubitiye mu rusengero, nta muntu wigeze nkubitira muri kora.
ariko yarankubise yamukubise urushyi aramubwira ati ceza ahangaha ntabwo ari mu rusengero wowe uri kubyina ahangaha ni mu rusengero ceza wageze iwabo ceza mugiye ngo akibire pata byanyu abagarura undi muri nitamati ibyo mvugura byumva ceza hano ntabwo ari mu rusengero wowe ahangaha barasirimba ahangaha ko baceza ahita azamura ibiganza aravuga ngo mana nungura nimbona umvanya umva nawe hamuvana asa n'amujyanyeyo nimpagaruka uzanyica imo wabo nta cyiza kiriyo mushake mureke twihanganire hano mwagumye hano mwagumye Yudaya nubwo inzara imeze nabi ko Imana ivuze ko yohereje ikintu cyitwa imfashanyo wabwiye Imana uti nanjye mbe ku rutonde rw'abantu bahabwa imfashanyo ariko haleluya abantu bacomotse byabananiye kubyihanganira byagize gute byabananiye bavuze bati ibi bintu igihe twabibereyemo reka ducomoke yasohotse yiruka atitaye ku mafaranga yishyuye yirutse avuga ati nisubirayo Mana nisubirayo noneho wowe uzantange banyice si ibyo n'iki gusa sinzaba ubu yicaye mu rusengero avuga ati bikomere cyangwa byorohe ntabwo jyewe nzagira inzara itumye abantu bacomoka ngo abasore beza bayimereki bagezemo wabo nabo bagira gute mo wabo bari kwica abantu ngo muri guhunga inzara ngo ibintu ngo uko byari kera ngo uyu munsi siko biri inzara si ya none na kera yigeze kubaho yigeze kugira gutera no ku ngoma ya Kirawudiya yabaye nk'abantu b'Imana itorero rirakubitwa ku rwego rukomeye no ku ngoma ya Herode inzara yarateye Yakobo baramwica hanyuma mu bafata na Petero bafashe Stefano bamutera amabuye kijya cyari igihe cy'inzara badashaka ko ubutumwa bwiza bwamamara ariko ndashimira Imana yabanye n'abatubanjirije nibuganye natwe ngo yohereje ikintu cyitwa imfashanyo ariko icyamukaza ku rutonde rw'abantu bakiriye imfashanyo iyi mfashanyo muyitondere ntabwo igihabwa rusange hari igihe nigeze kujya ku Nkombo hari ahubatse umurenge hariyo n'urusengero rwa DP ngezeyo Imana irambwira ngo nimbabwire ngo uwasengaga rimwe nasenga kabiri kandi ngo uwaryaga kabiri yiga kurya rimwe noneho ngo uwaryaga rimwe ngo ajya yiga kubireka kandi bigize gute baransetse baravuga bati mama twebwe umurimo wacu ni iki kivu tureka kuroba yari ku kwezi naho ku mwijima tuba twemerewe hanyuma nditahira haba hateye ikintu cyitwa rero covid noneho bo bajya mu kato karengeje akabandi buriya kugira ngo barye urusambaza bagomba kuruzanira Rusizi niho baruzunguza Kamembe mu mujyi bakabona ubugari bajyana hakurya nta byate by'imyumbati biriyo cyeza nabonye yidodo noneho rero bakajya hakurya muri Kongo bagacuruza bakabona amahaho bakaza bakagira gute noneho rero urumva muri guma hehe mu rugo bo bagumye hehe mu kirwa hagati naba ninaha i Kigali hari igihe wabwiraga umuntu akakoherereza yego no kuri mobile money ariko ukabona aho ugira gute bana boherereje imfashanyo igezemo mu Kivu ubwato burarohama hanyuma rero bakorera urutonde baraba bati turafasha abantu imiryango ifite abana bagira abana ngewe kungana uku nguku ndi nabambyaye nka 13 bakora urutonde bariyandikisha we umupapa aramamagara ati bya bintu Imana yavuze nti ati byasohoye nti ati ntuzi ko cyagiye uza kubwiriza warayi wanjye nti ntabwo abana mfite ubazi nti ndabazi hatuzi ikintu cyambabaje nti nanjye nariyandikishije nk'abandi atariko ku rutonde izina ryanjye ryasohotse bavuga ngo ndi umusiribateri nta bana ngira ati naburanye ati ngajya ntanga n'abagabo abandi bafashe ibiryo ajya bati we nubizi ko bafite icyenda abahungu bangana n'abakobwa nubizi bati twe turareba ibyo mashini yagize gute yasohoye turaha abantu bafite iki
kandi abana agize gute ngo mashini ntiyigeze isohora urutonde rw'abana be ahubwo igipapuro cye cyasohotse kivuga ko ari umusiri. Kumbe ishuri agiye kuryiga ku buryo bukomeye. Ariko Imana idutabara. Iyi ivuga inzara ubundi muba mubyumva cyangwa muba muraho gusa. Ntabwo ari inzara yo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa. Reka ntabwo muzabura ibyo munywa. Nawe insina zashira, nawe amasaka yashira nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. Aravuga ngo inka n'imirima bizashira, n'intoki n'inzoga nta kizarokoka, bizaba umuyonga. Ubwo isi izashira muzahungira he? Rero murareba mukagira ngo iracyahari. Namenye ubwenge asanga kwa sogokuru utazi rubanda duwari. Haba insina muvandimwe, haba insina, haba n'abaja n'abagaragu, haba ibintu by'imibirizi n'iby'imiyenzi n'imigano. Ahantu inka zabaga sigize gute? Si byakije. Buri gitondo baracanaga tukajya kota bacaniye. None byarashize ni ukuri pe. Bajya n'igitoki bagikuye ku isoko. Ubundi byagiye, subiza amazi inyuma, byagiye. Ku Mugina habaga ikintu cyitwa ibigage, habaga ikintu cyitwa amasaka. Ni nayo umwami ngo yari yarahasabiye ibigage n'ubugari, n'ibyo bintu hasabiye. Hakavuga ati nta kindi kintu ku Mugina bigarukiye. Ariko muri kubona bijya hoye biri kujya ni kumuririmbyi yari yavanga intoki n'inzoga bizashira. Inka n'imirima dore n'inyama noneho zizaribwa n'umugabo. Noneho ubw'isi izashira muzahungira. Dore naho byashira ibyo kunywa bazabibashakira. Bafata imicyayi bakayihuza n'ibibuto bakayihuza, bazabihuza babashakira ibyo munywa. Birahari muvandi, birahari. Hari n'ibindi nabonye byanditse ngo niba ari kita, niba ari hari umukecuru wavuze ati njye nsomye shitani ntirekara ni kita. Barabibengera ntabwo muzabura ibyo munywa. Barabibengera kugeza ku rwego imbaraga zizashira abantu zibashirane ku rwego rukomeye. Noneho jyewe umuntu yarabwiye ati rero mutumishi ngwino turasenga, turakesha, twebwe turahari, turakesha. Gahunda ni ugukesha. Tugeze mu nzira arambwira ati buretse gato muntu w'Imana ntigira ute? Ati nikoze hirya handeba akantu gatuma nkomeza kuba maso. Iri joro nkabona rigize gute? Nagagize ati nagakawa. Kabona umuntu akabiye ukagira ngo n'imbaraga z'Imana zamuhesheje gukesha. Kumbi yashyize mu izikawa. Noneho ubwiza umwuka nizishira muzakoreshe n'izika. Ko twakeshaga nta muntu wishezanywa nayo ariba, tugakesha turi maso. Ubu mwiza ubwenge bwo kujya gushaka ibituma muraramukanuye zarashize. Ibyo ni ibimenyetso by'uko inzara yagize guterata. Iyi nzara ifite imbaraga kugeza ku rwego abantu babanaga bataraterwa n'inzara, bakundanye, babanye mu mahoro, umugabo n'umugore, hari Yesu ashimwe ahimbazwe. Ariko inzara itumye umuntu areba bati uyu nari naribeshya. Ariko disi yari umuntu wigeze avanga ubonye nyina ashaje, ubonye nyina ashaje agira ngo inka zase zagize gute. Uruzi ukuntu mama wawe yari inkumi, ntumurebe kuriya, yari inkumi itari bwo. Kuba inzara agahita avuga ngo naribeshye. Mbega inzara we, mbega inzara itumye abantu bapfa ubusa. Iyo umuntu ashonje, iyo inzara yamwishe, agushwa n'igitari kugira gute? Kumugusha. Nawe yakwiramira ahita yitura hasi akarambarara. Kubera iki? Inzara. Ariko umuntu muri we ufite ibyo kurya niyatsikiye ariramira. Iyo yiramiye abantu baravuga bati ubaye umuntu w'umugabo, hari ahantu bugize gute, ubuhaguye nuko ugize gute rata wiramiye. Sitwe twiramira ahubwo Kristo niwe uturamira. Ariko haleluya, mubwire ngo na muri iki gihe cy'inzara ndamira Yesu Kristo, ndamira. Iyi nzara muyitondere. Bibiliya
nasomye ijambo rintera ubwoba n'abarahira imihango y'idini. Abantu bagiye kujarajara bagiye babaza ati ubu turaca hehe muri iyi minsi, wambwira turi buce. Ubajije nawe usanga inzara yagize gute, ukubite hirya no hino ibi bintu turabicamo dute, mbese tunyure hehe? Niko Bibiliya yivuze. Bakubite hirya no hino bashakisha icyerekezo, bazagishaka ariko ntibazagira gute, ntibazumva ijambo ry'Imana, ntabyo bazabona. Ariko abantu bategereza Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo azanywe no kubasubizamo imbaraga nshya zizabanyuza mu minsi y'inzara. Izi mbaraga Imana itanze zikurinze kujarajara, zikurinze gushyira urushyi ku munwa. Izi mbaraga Imana itanze ziguhesheje guceceka mu gihe abandi bari gusakuza, mu gihe abandi babuze icyerekezo. Imana iguhaye icyerekezo. Uwera aravuze ngo nubwo inzara iteye, torera nubwo inzara ije abantu bakaba bagiye kujarajara, uzabaza urahira imihango y'idini akubwira turampa amahoro, nanjye sinzi iyo biva n'iyo bigana. Hayiwe mbega inzara, mbega inzara. Abarahira imihango y'idini nabo batewe n'inzara ikomeye. Ariko Uwera aravuze ngo hereye ku bashumba bakoreye Imana, ukagera ku baririmbyi n'abavugabutumwa bihanganye, ukagera ku banyamasengesho n'abakristo bihanganye, yewe nawe wicaye hano utarakira Yesu umwami n'umukiza wawe ucyumvira ijambo. Imana iravuze ngo izanye ikintu cyitwa imfashanyo. Imana ije gufasha abantu bayo bayikoreye. Imana ibarinze inzara. Imana ibarinze inzara. Imana iravuze ngo ibarinze inzara. Imana ibarinze inzara. Imana ibarinze inzara. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo nuko kandi abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Abantu bararushe bari gusakuza, abarahira imihango y'idini bicuje igihe bamaze bari muri ibyo, ariko abategereje Uwiteka barimo baravuga ngo iyo twakoreye niyo kwizerwa. Haleluya. Stefano umushumba bamuteye amabuye bamubeshera ngo ariko bakimutera amabuye kumbi yari yongerewemo imbaraga nshya, yari yuzuye umwuka wera. Mwuka wera aramuhishurira aravuga ati nubwo umuntu w'inyuma muri kumubabaza ariko hari ikintu mbonye. Ariko haleluya, aravuga ngo mbonye ijuru rigize gute rikingutse, mbonye umwana w'intama ahagaze iburyo bw'intebe. Ariko haleluya, kandi mubonye ahagurutse ahagaze. Uyu yari afite imbaraga, uyu mushumba aruzuye imbaraga. Bashumba ibongeye imbaraga, ariko haleluya zizatuma amabuye ntacyo agira gute. Ariko ibyo ntimurabyumvishe rata. Imana iravuze ngo yongeyemo abantu bayo imbaraga z'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo witwa Yohani izi mbaraga yari azifite ngo bamucaniriye mu mavuta, kumva ijambo Imana yamuvuzeho riramukurikiranye. Kristo yari yavuze ngo niba nzatuma arama mubishakira iki? Kurama yararamye ariko ntibyamubujije guhura n'intambara, ariko mu izo ntambara yarokowe n'ukuboko kw'Imana. Bamuteka mu mavuta, bamaze kumucanira mu mavuta ngo ariko ntiyasha. Babonye adahiye bigira inama yo kumujugunya ku kirwa cyitwa Patimo, bavuga batazagwayo bisarangire. Ariko ndashima Imana zabanye na Yohana. Imana ihimbaze. Izi mbaraga Imana itangaje izo yahaye abatubanjirije, iravuze ngo ni nazo ihaye abantu bayo. Icyambere ijambo ukarishyikira mu ruhande rwawe ukavuga ngo naho iminsi yaba mibi nanjye mpimbaraga z'umwuka wera. Izi mbaraga z'umwuka wera zishoboza abagenzi kugenda, zizatunyuza aho tutakwinyuza, zizadutinyura abandi bazaba batinye. Imana ihimbaze. Zizatwambutsa abandi batazagira guterata, batazambuka. Ariko ibintu murimo murabyumva rata. Abari imbere y'Imana mwikirize cyane amen. Hanyuma Yohana wari wuzuye izi mbaraga bamugeza ku kirwa, haravuga ati nyine barahanjugunye bati ntawe uzamukurayo, ntawe uzamuvanayo, azagwayo. Ariko yari yuzuye imbaraga z'Imana. Bazagenda ntibazagira gute, ntibazananirwa, baziruka ntibazacogora.
abona umuntu ngo wambaye igishura cyera akenyeje umushumi w'izahabu mu maso ye hasaga n'izuba iyo rigize guterata iyo ricaye ariko haleluya afashe inyenyeri mu kuboko kwe agenda hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 ngo ijwi rye ryarasumaga nk'amazi menshi asuma hanyuma riramubwira ngo Yohana we riramuhamagara ngo Yohana yumvishwe ariko haleluya aravuga ati ahantu banjugunye n'indusuye ndashimira Imana ko isi yatujugunya naho Satani yatujugunya hari ijwi ry'Imana rigusanzeyo ariko uri kubyumva ngo wikirize cyane amen. Yohana yumvishwe ndamubwira ngo Yohana we humura witinya nari narapfuye ariko none ubu ngize guterata ndiho ni njyewe mfite urufunguzo rw'urupfu na kuzimu haleluya. aramubwira ngo icyo ubona ugire guterata ngo bari bamujugunye kure kumbe bamujugunye mu biganza by'Imana bamujugunye aho Imana ikorera nubwo mubona iminsi ibayemo ibitorero mwikuka umutima nubwo mubona iminsi ijugunye abantu b'Imana ariko ijoro rije kuramira abantu b'Imana ababyumva mwikirize cyane amen. umwuka twahawe ntabwo ari ubwoba ahubwo ni umwuka wera udutinyura. Imana yabwiye ngo muri aya masengesho Imana izanye ikintu cyitwa imfashanyo yitwa imbaraga z'umwuka wera ariko niba uhari kiriza cyane amen. Imana izanye ikintu cyitwa imfashanyo yabwiye ngo mumfashanyo yerisanye iravuze ngo bantu b'Imana mwumvishire ijambo uhereye none amagambo make kabiri muri iyi mfashanyo Imana izanye ikintu cyitwa ubwenge buzatunyuza mu minsi y'ingirwa kenshi. Gatatu Imana irimo irambwira ngo mbabwire ngo kandi izanye ikintu cyitwa gutinyuka ifashe imbaraga z'ubwoba irazishikamiye iravuga ngo tinyuka ariko haleluya tinyuka witinya ubwoba nibugire gute nibushire. kandi imfashanyo ya kane uwera aravuze ngo yongeye abantu kwizera Imana ibongereye kwizera ariko haleluya kuko abatubanjirije ngo nubwo bababazwaga ariko ngo babonaga ijuru rigize guterata ribegereye. Stefano yarabibonye abatetswe mu mavuta barabibonye abakerezwaga ingero barabibonye babonaga umukiza bari hafi kandi gutabarwa kwabo kwari kubegereye cyane. Imana ikongere kwizera wizere ko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizagira guterata ariko Imana ihimbazwe. Yaravuze ngo mumenye neza ko muri iyo minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Si umwuka uduhesha kumva umuntu yakubwira ngo Imana ikubakiye inzu ni byiza cyane ariko uyu mwuka wera imbere hagiye gukora imbere aho umwuka wera agiye gukenerwa. Ibyo ni murabyumvishe rata imbere aho umwuka wera agiye kunyuza ahantu abantu batakwinyuza. umwuka wera ahaye abantu amagambo y'ubwenge etaye boya skasodrege pevosiye enedayi. umwuka wera ahaye abantu b'Imana umwifato abantu bagiye kubura uko bifata ariko umwuka wera aguhaye umwifato. Imana ihimbaze. uyu mwuka wera ntabwo ari rusange. iyi mfashanyo Imana yabwiye ngo mwitonde ntabwo ari rusange hari urutonde rw'abantu bagiye guhabwa imfashanyo. Bibiliya yabwiye ngo nabera bari Yudaya nibo bohererejwe imfashanyo. Mwitonde utabitwara mu kigari ngo ugire ngo ni ikimina. hari abantu bohererejwe imfashanyo ni ugusoma ku rutonde. Mbese izina ryawe riri ku rutonde rw'abantu bagiye guhabwa imfashanyo? Mbese urumva uhagaze mu ruhande rw'abantu bagiye guhabwa imfashanyo? Kwitaje ari rusange. Dore impamvu y'imfashanyo ije uwera aravuze ngo byamenyekanye ko inzara yateye ni ku ijuru ryatangaje ariko ijuru rikiritangaza inama yateranye. Abera Imana iboherereje imfashanyo, abanyamasengesho iboherereje imfashanyo,
ndashimira Imana itanze imfashanyo, ndashimira Imana itanze imfashanyo. Ibivugiye muri itorero rya Kabeza iravuze ngo imfashanyo yoherejwe, imfashanyo yoherejwe. Imana ihimbaza, iyi mfashanyo iroherejwe kandi Uwera yabwiye ngo mbatangarize ngo mu isi y'umwuka Uwera asuye abantu be. Ariko Imana ihimbazwe, azanywe no kubongera imbaraga. Cyakoze abasore b'ibigenda bazagenda baruhe, bazacogora bananirwe, bazaririmba bananirwe babivemo, bazabwiriza bibananire bigendere, bazaba abashumba bumve nta kigenda bigendere. Ariko abategereza Uwiteka, haleluya haleluya, abategereza Uwiteka nka Simiyoni yategereje Uwiteka, arangije ngamutegereza imyaka myinshi arindiriye ibyasezeranijwe, ngo amaze gukikira aravuga ati noneho sezerera umugaragu wawe. Ariko haleluya, kuko amaso yanjye arenze ibintu ijuru ryajyaga rivuga kera, ibintu abahanuzi bahanuraga kera, nyamara ibintu byahanuwe kuva kera dore bisohoreye mu matwi yawe, dore bisohoreye mu maso yawe. Hari n'ibyo twumva bizasohora twarashaje tutakiriho, none dore bisohoreye mu maso yacu. Si Imana ivuga buri munsi ikavanga umukazana na nyirabukwe, umugabo n'umugore bazicana. Imana yajyaga ibivuga tukagira ngo ntibizagira gute, mbese byaraje cyangwa murakabitegereza? Kandi urabaza umuntu ikimuteye gukora ibyo akakubwira ikintu kidafatika, kumbi ni ibintu byahanuwe kuva kera biri gusohorera mu maso yacu. Imana idutabare. Uwera aravuze ngo abamutegereje nibo bagiye gusubizwamo imbaraga. Mbese inzara ikugeze, ibimenyetso by'inzara warabibonye, irebe mu ruhande rwawe, wigira undi muntu urebaho, wigira ubijugunyira, umva ko mujugunya. Imana yavuga umusambanyi tuvuga ibyo ntibindora. Imana ariko icyitwa inzara cyo mu cyitondere ni isi yose, ni ahantu Imana itubwiye tuzigobeka iyi nzara. Iyi nzara yisha abari muri Afurika, iyi nzara yisha abari mu Burayi, iyi nzara si ibyo ni kurya n'ibyo kunywa birahari rwose, n'ubu nimutaha murarya rwose. Kuko nabonye hari n'igihe Imana ajya idutangariza ibi bintu ikabitubwira twasenza yitatu kubona yo kwiyakiriza tukabibura. Ariko ubu nyine aho ibiryo byabonekeye no kwiyiriza byagize gute. Icyo ni ikimenyetso cy'inzara. Ariko Imana idutabare, iyi nzara imeze nabi kugeza ku rwego uri mu Burayi aguhamagara ati sengera, ukumva mu byifuzo byose akubwiye nta no kukubwira ati sabira imbaraga z'Umwuka Wera zizanshoboza kubinaho. Ahubwo musengere yibonera amafaranga, abona akazi, atera imbere, nawe amaso ugahita uyahanga ku mudiyasipora ati nanjye mwabona hari akantu yohereje, ntuza akabipfundikanya ati niko ivuze kandi ntabyivuze. Ibyo umubwiye byose nta mbaraga z'Umwuka Wera zigize gute zirimo. Ese wabaha ibintu byose by'isi mushaka ariko ntimugire imbaraga z'Umwuka Wera, bizabamarira iki? Ku Mwuka Wera ari uzambutsa abantu, k'imodoka itazakwambutsa, kw'amazu meza atazakwambutsa, kw'amafaranga atazakwambutsa, bizakumarira iki? Ariko Umwuka Wera, haleluya, azakwambutsa naho bizaba bigoye. Aravuze ngo azasana amababa. Ariko haleluya, ugurukisha amababa nk'ikirata, nk'igisiga, ahantu utari kurenga nawe ubona ugize gute, uraharenze. Ariko Imana ihimbazwe, ahantu abandi baguye wowe ugire gute rata uhatambuke. Ni izi mbaraga Imana itanze. Uwera aravuze ngo atanze imbaraga z'Umwuka Wera zigiye kunyuza abantu muri iki gihe, zigiye kunyuza abantu muri iki gihe kije kigoye, mu gihe abantu bagiye gukubita hirya no hino bati ibi bintu nta kintu Imana ziri kubivugaho, ibi bintu se nta makuru ntayo muzabona, ibi bintu bazakubita ku nyanja bagaruka ku yindi batari nta makuru y'ibi bintu. Bakubwira bati ni ukuri kose. Bazakubita no kubarahira ku mihango y'indani, basanga nabo bararambaye bati inshingano bazitwatse kera. Ariko Imana idutabare, Imana iturengere. N'abazagwa babandi barahira bati kubw'ububasha mpabwa jewe, kubw'ububasha barahira imihango y'indani. Nari inzara mwitoni y'inzara ije gushungura bitore. Mbega inzara we, mbega inzara. Inzara ituma umuntu atabyuka ngo ajye guhinga.
hari igihe inzara iwacu yatwishe, mama akajya afashwa n'umuntu umwihera ikiraka kugira ngo tubonere ibyo turya uwo munsi, bakamuha igitebo cy'ibijumba tukakirya iminsi 3. ariko haba akenge katubwira ati mufate imigozi mukuya kw'ibyo bijumba mugende mutere mu murima wanyu, muraba muyihahira inzara. Utayihinganye ntagira gute? Ntabwo yishira. Utayihinganye ntagira gute? Ntayishira. Ariko Imana iguha ubwenge bukunyuza muri iki gihe. Imana iguha ubwenge bukunyuza muri iki gihe. Imana yambwiye ngo mu mpamba ituzaniye no mu ngemi izanye ikintu cyitwa ubwenge. Imana iguha ubwenge, ariko Imana ihimbazwe. Itarobanura ku butoni iguha ubwenge. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Mbega inzara we, bantu bazasharajara babaza abahanuzi. Nujya gusenga uvuga uti Imana mbwira kuri iki gihe, nawe usanga uri kubwira ngo agufashe gusenga nawe yaramwishe, akubwira ibiri hafi, akubwira ati irakuzamuye, ikugiriye neza, akobotese koko Mana nubwo wampa amafaranga, nubwo wampa abana, ariko sinzara iri hanze aha, ko ndeba ntazanyuza mu mwana ngo bivemo. Ko ndeba ibyo azaguhanurira bizaba bitandukanye n'ibyo ugize gute, n'ibyo ushaka. Bazakubita ku nyanja bagaruke ku yindi, bashaka ijambo ry'Uwiteka ntibazaribona, ariko abategereza Uwiteka aravuze ngo abongeremo imbaraga nshya. Mu ruhande rwawe ikongera imbaraga nshya. Imana yongere gusure bundi bushya, Imana ikugenderere bushya, Imana igusure bushya, wongere ugiyerekwa bishya, wongere wumve ijwi ry'Imana bundi bushya. Imana ikugendere mu ruhande rwawe rw'umwifato mu izina rya Yesu. Mwitonde noneho si ikimina, noneho mwitonde, noneho mwitonde si igihiriri, noneho mwitonde. Imana isuye umuntu ku giti cye. Imana igemuriye umuntu ku giti cye. Ariko haleluya, Imana igemuriye umuntu ku giti cye. Noneho si ikimina, nimuzongera no kubyumva muri rusange, ino ku giti cyawe. Ntuzajya kubaza ati ese wowe wabigenje ute? Yego umubwire uti njyewe mfite uko mbayeho muri iki gihe. None se mwatubwiye uko namwe mwabigenje, natwe akaba ariko tubigenze. None se ducaha, none se tubyemere, none se tubigenze dute? Aha niho hakwiriye ubwenge, niko Danieli yavuze. Imana idutabare. Tugiye gusenga. Mbese mu ruhande rwawe k'ibimenyetso by'inzara twabibonye, aho abana baryana na ba nyina, abagabo n'abagore bakaryana. Mbega inzara we, kandi mu isi y'umubiri ugasanga nta kintu bagize gute babuze, ariko mu isi y'umwuka bakagira gute bakaryana. Ugasanga abantu bakundanaga barya ubusa, Imana yabaramburira ukuboko yabaha imodoka, ugasanga iyo modoka umugore ntayigendamo, ntakeneye no kuyijyamo, ati byizo modoka ntimukabingire, maze zitaranaza aha twari twifitiye n'amahoro, ariko Imana iturengere. Mbega we, ntabwo inzara izaba ari yo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'iki y'Imana. Bwira Imana uti Imana mbabarira, nanjye nshyira ku rutonde rw'abantu bahabwa iyi mfashanyo, ndakwinginze. Nuko Uwera yambwiye ngo dusenge. Twaciye mu mwanya wo kwiyeza, duca mu mwanya w'ibyifuzo, ariko Imana yambwiye ngo dusenge. Umuntu wese mu ruhande rwe abwira Imana ngo Mana ngemurira, nanjye iyi mfashanyo nize ku bana banjye, iyi mfashanyo nize ku rugo rwanjye, iyi mfashanyo yimpe mu ruhande rwanjye. Uzandinde kujarajara, uzandinde gukubita hirya no hino, maze imyaka ingana gutya numva ijambo ryawe ryahanuwe n'ibisohora. Uzandinde kujarajara, ahubwo Umwuka Wera azampa umwifato, azampa icyerekezo cyawe nkwiriye kunyura. Haguruka ku birenge byawe dusenge. Tugiye kwinginga Imana, mwakira imfashanyo ijuru ryayohereje. Bwira Imana ngo Mana nanjye ndashaka ngo mpiye imfashanyo. Imana yambwiye ngo nuko umuntu wese akingura umutima we. Niba usenga ugenda simbizi, niba upfukama simbizi, Imana irimo irambwira ngo nimusange muhabwe imbaraga zibanyuza muri iki gihe kigoye. Igihe mushumba atazagucishamo, igihe umuhanuzi utazamumva n'ijambo rikuyobora, n'igihe Umwuka azakuganiriza uburyo ukwiriye kunyura muri iki gihe cyinshi. Nimuhumura mu isi y'umubiri, muzabona abantu bari kujya
mbega inzara abantu bazifuzire bavuga bati dukumbuye iyo nzara yigeze yatera abisiraheli bari mu butayu bakajya bumva ari ibintu bakumbuye ariko ndakwingingira Imana mu gihe abandi bazabasakuza uwera abivuze hakibona abivuze bigishoboka aravuze ngo nimusenge muhabwe imfashanyo namwe muhabwe imfashanyo Torero rya Kabeza uwera aravuze ngo nimwakira imfashanyo ni wowe ukwiye kugira uruhare hindura icyerekezo niba wari waje gusaba Imana iki n'iki twabisengeye na bya bindi by'uburwayi twabisengeye na ya madeni twayasengeye na bya bindi twinginze Imana ariko hindura uburyo uvuga uti nanjye mu isi y'umwuka noneho Uwiteka mpinduye icyerekezo ndakwinginze sukira imbaraga z'umwuka wera izo haye Stefano agaca mu gihe kigoye izo haye Danieli agaca mu rwobo rw'intare izo haye Saduraka Meshaka na Abedenego bacanye umuriro ngo ibyabo birangire ukabacishamo izo mbaraga nanjye ndazikwiriye Imana iziguhe mu izina rya Yesu Petero yari azuzuye bagiye kumubamba aravuga ati mwimbamba nk'umwami wanjye ahubwo mumbamba inshuri yari yuzuye imbaraga z'ikirata z'umwuka wera ntibatinyaga urupfu ahubwo gutabarwa kwabo kwari kubegereye cyane kandi umukiza abari heherata abari hafi bwira Imana ngo nyuzuze izo mbaraga nyuzuze imbaraga z'umwuka wera nyuzuze imbaraga z'umwuka wera nyuzuze imbaraga z'umwuka wera iki cyifuzo tugiye kugisengera ndasaba mushumba wadufashije adukingurira iri teraniro aratambuka afate mikorofone adusengere nyamara iki cyifuzo cyo guhabwa imbaraga z'umwuka wera abantu bari kugikerensa ntibabyumve ariko harageze zirakenewe kandi zigiye gukora Yesu nabaha umugisha ndimo ndahamagara dirija ariya ngo aze hanyuma duterera agakorasi kavuga ku mwuka wera ashaka ahere kuri kakandi avuga ngo umwuka wera amanuka batangira kubona Imana mukaririmba baragukurikira Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana n'ubu yaza Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana Ai Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana Amasi Haleluya Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana Ai batangira kubona Imana ababyeyi batangira kubona Imana abagabo batangira kubona Imana itorero ritangira kubona Imana abasore batangira kubona Imana baririmbyi nabo batangira kubona Imana ayiwe batangira kubona Imana batangira kubona Imana batangira kubona batangira kubona Imana manura umwuka n'umuriro uyu mwanya manura umwuka n'umuriro ababyeyi manura umwuka n'umuriro abaririmbyi manura umwuka n'umuriro abagabo manura umwuka n'umuriro uyu
ari zizakawunga we ntabwo ari iz'ibirayi we dushaka imbaraga 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 sizi imodoka akari k'amazu dushaka imbaraga mu babyeyi imbaraga mu bacuranzi imbaraga mu bayobozi imbaraga imbaraga yewe imbaraga z'Imana we yewe imbaraga z'Imana we yewe imbaraga turazikeneye muri iyi minsi we imbaraga zinesha imbaraga zibora imbaraga zikiza zituma abantu we bareba imbaha we nimukoma amashyi dusaba imbaraga imbaraga mu bagabo imbaraga mu babyeyi imbaraga mu basore imbaraga mu itorero dushaka imbaraga zikiza imbaraga zibohora imbaraga duhamagaye imbaraga dushaka imbaraga Hallelujah.